ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. barakubyaye se mu murebe sibyo mbaza uno mugabo. Ngewe barambyaye ngo njye ndera bashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye, umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba serious. Rero Iva, ndi gushaka miliyoni 25. 25? Genda ayo mafaranga yose bofra yifuza, genda uyafata uyamuhe, agenda avuze nyina. Ha soni, uraje mu muryango bigize akaha kajyaye, nta muntu uvuga, nta muntu ukoma, nta muntu umenyera, wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Basubira ngo nkuriye. Ntabwo nzi ikintu wakora. Ngiye mbwira icyo ushaka cyose ndagikora, ariko kitarimo kugenda. Please. Se ubaye uri njyewe. Yego ndabizi nambara ubusa, yego nambara imyenda migufi, so what? Kuba nkunda imyenda migufi ntabwo bisobanuye ko ndi indaya. Kuba nywa inzoga ntabwo bisobanuye ko ndi indaya. Kuba nkora mu kabari ntabwo bisobanuye ko ndi indaya. Warambonye? Wigeze umbona njye mu mico nk'iyo ngiyo? Mama, ibyo bintu ngiye wabivuze. So nubwo wandefanda, nubwo wanamusobanurira. Ubuse musize ari muri saro uko mwanze. Kuki musize muri saro nkaza nkusanga? Ibyo mama ari kuvuga njye nta gaciro mbihaye. Sibyo? Ibintu byo mu mana n'icyo bayabigize byadanje. Sibyo? Ntabwo yongeye kubitandukana. Ntabwo ngiye kuba ikintu kigiye gutuma utandukana na nyoko. Mama wangiye kuba impamvu yatuba rwose uva hano ugende. Please. Ese reka nze nkwibariza ikibazo. Sundi reka mbyemere turakundanye. Waretse gato abanza nkavuga se. Uvuye kumureba he? Hara mu ishyamba, uzi ukuntu mama wawe ameze, uzi ukuntu mama wawe yabaye. Musanze hara mu ishyamba, n'ubushize namusanze hano ku gipangu. Sharati, mama wawe arababaje, mama wawe ateye agahinda, noneho mu buzima. Mama wawe nanjye mugiriye impuhwe. Ateye agahinda se yabaye iki? Date, iminwa yarumye, ari kurya imyanda, mbese n'umusazi. Nafashe umwanya ndamuganiriza. Ndaboneka umuganirize tuganire byibura numve n'ukuntu ameze, ariko mana ateye impuhwe, ateye ubwoba, mbese sinzi ukuntu nabikubwira. Niba ugira impuhwe ukaba ugira mama wawe. Azegre, nawe koko nawe n'uburyo nakwizeraga kuza ubwenge, ubu warebye mama uramwitegereza na biriya bintu yiyambitse n'ibyo yikoze, ubona koko ni umusazi. Ngo ngucirate ntakoze none ndumi wabaroze mwese ntiyakarabye ngo ibintu yiyambitse. Sharati, burya koko ndabyemeye wanga mama wawe, umaze kumwanga kuko niba ruko nguko none usigaye umufata. Ngo ibintu yiyambitse. Uziko buriya nabirasa nabimubwiye neza akagira akampindura umusazi, ngo ubwo ninjye musazi, ninjye ugiye kwirukanka nawe se ubwo ngubwo wamurebye. Buriya witegereje mama mamuzi
mama uzi neza uzi n'ibikorwa bye. Mama yasara ninde wabaye muroze se? Yaba yarozwe n'abahehe noneho mama gasara? Ahubwo se buriya kara ugiye gutekereza kabiri, kuki atasaze mbere yuko atera icyuma birasa? Agasara ari uko amaze kukimutera, ni amaraso ya birasa se yamushajije. Natumva nkubwire, niba utari kwemera ko mama wawe ari umusazi, ahubwo ni wowe musazi umaze gusara nanjye mise mbibona. Wowe mama wawe uburyo ameze murabizi. Ngiye ko twihuriye ko mvuye kumwirebera ko nanamuganije nkafata umwanya nkamuganiriza ngo numve ko hari n'ikintu byibura na kimwe yiruka mu mutwe we. None ngo mama ngo nibyo ari kwigira. Noneho byose yarabyibagiwe. Kwibagirwa gusa se we ubwe ariyizi. Ariko mwagiye mugira impuhwe. Ahubwo reka nkubwiye n'ukuri, mbabarira niba uri bwegere birasa, niba uri bushake hehe ubufasha muvuze mama wawe atarapfa. Mama wawe ameze nabi, ari ku rwego rubi, cyane. Ye nakubajije tumuvuze se, tumuvuze afite ubuhe burwayi? Karareka ngiye nkwibwirire. Mama naramwanze hahandi ntashobora no kumusukira amazi yo kunywa kuri bimureba, ntashobora no kumufata ngo mvuge ngo ngiye no kumubwira ngo najye gukaraba, kuko we kubwe niwe wigize biriya. Urumva neza? Mama yigize kuriya rero nkubwire n'ibanga rye kugira ngo bamfungire ibyaha yakoze. Kanze mwibarize. Basi ndakubangamira. Sundi ujya kubwira mama wawe ngo ugiye nkundana nawe, kuva ryari ngiye nkundana nawe? Njyewe nawe kuva ryari dukundana? Ko ibyo bintu nabikwihanangirije kuva ryari ngiye nkundana nawe? Yes, I'm sorry for that. Nabivuze yego, ariko kubona bivuze ntabwo bikwiye ko ngiye mukunda. Nakubajije ndakubangamira. Uri gukora ibintu nk'ibi birambangamira. Ahari utanabwira mama wawe ko ngiye nkundana nawe ntabwo ibi byose byakabaye bibaye. None nkamubwira iki se? Nabi inshuti yawe. Kwiki ngomba kuba umukunzi wawe kugira mama wawe yumve ko mbana nawe cyangwa uncumbikiye? Listen. Genda gukunda sibyo? Kandi nicyo kintu nkusaba cyonyine ngo ukinyemerere nkikore. We nubwo ntabwo kunkunda ari ngombwa. Ibyo bindekere byo kugukunda bindekere. Urumva? Ugumana umuhirwa wawe mukundane mukora ibyo mushaka. Umfate nk'inshuti, umfate nk'iki uko ubishaka. Ariko kugukunda we bindenganyiriza. Nese urajya ngo nkore iki kindi? Binyemerere ngiye nkukunde ntahandi nzakubangamira. Ariko mbabara ugume hano. Please. Mama wanjye ntagutesha umutwe. Banziza amakosa ye ngo nuko wari umusazi. Murabyumva? Batigezaho. Uvuga ko umwanga ariko kuvuga ngo nibyo yigira. Vuga ati mama naramwanze wenda biraho nyine nagenda apfi, ariko reka kuvuga ngo nibyo yigira. Wowe uramuzi, urari wamugera hari? Nje nkubwira ko niviriye ahantu ayi tunaganire muganirije. Erega ndabizi mwese ntimwabyumva. Nakubwiye ko nabirasa mbimubwira ati geza byumva. Urumva? Nawe rero ubu ngubu uri kubona ari urwango mfitiye mama. Ese nuwe mwana wakwanga nyina kuri urwo rwegora? Wakwanga umubyeyi we yakibagirwa uko yanamutwisa amezi 9. Wakwanga umubyeyi we yakibagirwa uko yanamwonkeje. Genda kubwiye ngo mama biriya nibyo ari kwigira. Urumva neza? Nta nimwe rero mufitiye kuko nawe ntaza mfitiye. Rati uri umuntu ufite ubwenge wo kuvuga ngo ugira biriya mama wawe uri kugira wabyigira. Ukiyambika biriya bintu ukica ibisebe iminwe ikakumira ukanywa ukarya umwanda ukagira gute? Ari byo uri kwigira? Wabishobora? My dear, she's a good player. A good actress. Urabyumva neza? Ashobora no kwihindura igitambambuga akajya apfukama hasi agakambakamba. Urimo urabyumva? Wowe rero twabanye muri iyi nzu ntabwo ari wowe akabaye umbwira yuko mama ari umusazi, ngiye akaba ari urwango mufitiye kuba ntari kwemera yuko ari umusazi. Mwihorera beho muri buriya buzima kuko niwe wabyihitiyemo. Ahubwo ngewe Shakra, ikintu ngiye kinkomanga ku mutima nukuba gusa birasa yaranze kumbabarira. Birasa ibintu byose mubwira ntabyumva. Ndamusaba imbabazi yarazinyimye.
nkaba nzi neza yuko nibaza no kuvuga ngo baje gufata ngo abakoze ibyaha nk'uko mama nyine yigize umusazi ninjye bazaheraho kuko ntibazamufunga ameze kuriya. Ni nanjye njyenyine aka kanya ushobora guhagarara nkemeza yuko mama ari muzima atari umusazi nubwo mwese mutari kubyemera. Urumva ikintu nshaka kukwisabira ndagira ngo umbabarire bwa rimwe nkihera akazi wamfasha. Mbabarira rati rati igihe nahereye naranze akazi kanyu ubona nubwo ko ibyo bintu yacyabingaruramo. Ntuzi kuvuga ngo warahindutse kandi ibyo ngibyo bigarubite akazi kanyu ntako nshaka nakanze kandi kuva na kera minzana mu by'akazi kanyu na nubu uracyavuga ngo ushaka kuma akazi ko ntabwo ari biriya bya kera ariko kara gihe ikintu nshaka kunkorera nuko tuzajyana kwanza tugende none tujyane tujye kureba mama wari. Urumva aho ngaho wamubonye nidusanga atanahavuye we ikintu uri bukore umfatira aka video kuri telefone yawe ibintu byose turi buvugane ibyo ari bwigire turi kumwe ariko urasa nk'ugiye hirya ku buryo atari bukubone ubifate byose numara kumfatira ku ka video ibyo turaba twarikodinze turabizana tubihe birasa nitumara kubiha birasa gihe n'ubundi ndashaka kwicikira. kandi biriya bintu ari kuvuga byo ku rusengero ngo nabuze abakobwa ngo beza ngo iki Maka icyo ntabwo ari cyo kibazo. ntabwo njye mbitayeho. Icyo ntabwo ari cyo mama wawe njye nta n'ikintu antwaye. Ninjye ufite icyo ngutwaye. Maka ugomba kumenya ko mfite umutima umwe. Ndabizi. Ntabwo umutima wanjye nawe ukugabanya ngo ugabanye na hiyo. Nyine kunkunda bireke ariko njye ureke nkukunda. So please reka ukomeza ubibwira abantu wikomeza ukomeza umbwira ngo urankunda ubibwira abantu turakundana njyewe uri kunsigira ayo mahitamo. Niba wumva ko kunkunda ukabigumana muri wowe biguhagije then njye binkuremo nabigukoyemo ariko mbabera gumana sibyo please. Maka ndi inshuti yawe ntawe nshaka kuba intandaro. It's okay. Intandaro yo kutandukana mama wawe ntawe nshaka kuba intandaro yo kuba ukamama wawe ntabwo nshaka kuba intandaro y'ikintu na kimwe. Wait no kugufasha nawe ariko ukanyemerera nkagukunda ibyo kunkunda by'ubireke reka mufashe ibyo nshoboye byose muri ubu buzima sibyo. Hey promise me kutari bugende. Please. Nkigendera nkivira ahangaha kuko maze kubona yuko nta n'umwe wo kunyizera ahangaha kuri isi nsigaranye usibye njyenyine wifitiye icyizere. Urumva nta n'uwo kungirira impuhwe ugihari. Ikintu nshaka nuko dufata mu mashusho byibura ngasiga neretse birasa ukuri kwanjye nibanga riri hagati yanjye na mama nakurira kwigira umusazi. Urumva neza ubundi njyewe ngacika nkigendera nta muntu ubizi umfashe n'iryo banga urimbikire nkigendera kugira ngo bazajye kunshyira mu munyururu bamfungire ibyaha ntakoze. Yego ndumufatanyacyaha nta nubwo mbihakanye pe ariko byibura ntafunzwe ngo mama asigare hanze yidegembya ari wowe wanshyize muri ubu buzima. Byibura hariya yemera ibyo yakoze abisabira imbabazi niba bamugabanyiriza ibyaha babigabanye niba kandi bamufunga bamufunge ariko nanjye nsigare byibura ku mutima wanjye mbohotse hagati yanjye na birasa n'umwari. Ese koko buriya mama wawe ni muzima koko ibyo uvuga urabizi? Njye nakubwiye ngo nta mwana wakwanga nyina kuri ruriya rwego. Simbuza amafaranga kuba najya kuvuza mama urabyumva neza. Simbuza no kuba namushakira abantu bakamufata bakamuzirika nkanamwuhagira ariko ndakubwiye ngo mama ni muzima. Mama yigeze kuriya ngo adafungwa. Mama yigeze kuriya ngo ndyozwe ibyaha bye ngende mborere mu munyururu. Ngenda ahubwo wenyine yarabinyibwiriye ejo bundi. Natunguwe no kubyumva nanjye nari nzi ngo numusazi nirirwa mwiruka inyuma ndarandira nirirwa ndira ngo mama yarasaze.
kandi ashaka ko bamfunga nkaborera muri gereza. Ese ubwo uwo ni umubyeyi? cyane atereka nkubwire kuko niba ari ukameze ngiye bwo bufasha ndabukwemereye pe kuko niba ibintu uvuga ko ari ukuri nanjye nakwemerera ko kugacika mama wagafungwa niba kuko ibintu mbonye ari ibyo ari kwigira nakwemera ko bakamufunga wowe ukigendera. Kandi ukuri wabungiriye neza cyane, wabungiriye neza pe. Ako kazi nta nicyo mfite nakwitura, nta nicyo naguhemba aka kanya usibye Imana yonyine yakumpera umugisha. Ariko byibura nkabohoka. Ariko mama uramuzi wowe? We ntabwo umuzi. Nge rero yabyaye reka mukubwire. Urumva neza? Umubyeyi watinyutse kwica data ari umugabo bashakanye nicyo atakora. Umubyeyi watinyutse kuruga birasa ari umwana yareze yonkeje nicyo atakora. None arashaka kunshyira muri gereza. Ari nge mwana wenyine asigaranye. Ari nge njyenyine wagakwiye kumugirira n'ikigongwe mu gihe abandi batashobora no kumuha amazi. Nge arashaka kugira ngo nge kuborera muri gereza. Uwo niwe mama rero wumva. Uwo niwe Domina wumva. Tugiye no gufasha ndabukora. Domina ni ukuri ko Imana ubwo bufasha bwo ndabukwemereye. Nase hirwa kumbwiye ngo uranshaka umusheri cyangwa wateye indashaka. Papa ntabwo ari ibyo ngibyo nyine ahubwo nyine ikintu nshaka kubwira nirinze nyine kujya kubibwira mama ko urabona yarakaye pe ntabwo ameze neza. Nuko byo yarakaye ntabwo ameze neza. Ntabwo ikintu nshaka kubwira niyo nshaka kubibwira ko urabona nyine mufitanye ibibazo pe kandi ibibazo mufitanye ntuba bifitemo uruhare 99% niba bifite ibibazo umva ahubwo icyo ngushakira. Urabona njye ndashaka gusubira i Kigali kandi papa kugira ngo umuntu ajye i Kigali agiye imbokoboko ni ibintu nyine biba bitagaragara neza ntabwo nyine biba byoroshye. Mbabarira ikintu nshaka kugusaba ucyumva. Mwana wanjye mbwira nta kibazo. Nyine ndashaka ko reba ukuntu wagurisha nk'agasambu n'utwo nyine ufite nyine nkareba ko wampa udufaranga dukeya nkajya i Kigali nyine nkagira ikintu nkareba ko hari ikintu nakora kuko ntabwo nyine biba byoroshye rwose. Hirwa umugani baca ngo utaganira na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Wabumva icyo usobanura gusa ni amakosa yanjye. Buriya niyo mpamvu utakunda kubona ba so wanyu hafi. Twe ntabwo twavukiye hano Nyamagabe. Buriya twavukiye muri Ngororero. None ngewe nje gukora akazi ko mu bapadiri ko guteka. Ndihiringa sinagira intoki nziza nk'abandi basore. Niyo mpamvu no gutereta byangoraga. Kuko byasaba gutereta mfashe mu mifuka. Abantu bakagira ngo hari wera nta ntoki ngira. Kubera nterura amasafuriya yo mu bapadiri naracupiye kugira ngo mbone isamu ubona ntunze. Byansabye kwiyushya kuresha. Rero ntabwo natuma iyo sambu imva mu ntoki atari urubanza rukomeye. Burereka nkubwiza ukuri nabonye ugiye Kigali abantu umuhungu wanjye terebye agiye kuba umugabo. Aragenda bamukube, aragenda nawe abakube, uko kwikubanaho kuzavamo amafaranga. None wabaye nkurya bavugaga mu ndirimbo ngo wamburira imbarara. Kibuze umenya ko bakwamburiye ku ruyenzi ugaruka ariko ukagira ikintu uzana. None ngwisha agasambu nakora n'incungiyeho nguhereze. Urumva koko wowe urimo urajya kumbwira ibyo bihe byanyu bya kera we ntabwo nyine wari ufite umuntu ugufasha. Wagombaga nyine kwirwanaho ariko ngewe ndagufite kandi ubwo bushobozi basi buke ushobora kububona ukabumva. Ubure kuvuga ubure kujya i Kigali ngo ushakishe wenda numara gufatisha uzumbweti muri kano kabanza ngiye kubakiramo ibutiki cyangwa iduka riranguza ibintu wenda uzumva ni ngewe wishimiye kuba mu nzu nk'ingiye maze n'imyaka n'imyaka. None n'utwo mfite uragira ngo dusumbe ntuguhere subiza aho riko ntabwo byashoboka. Ariko ma giye nuko nyine mba nakubashye ngaceceka ako nawe hari ahantu ugera ukarengera pe. Urabona ko nawe uri babwiye. Ese ibyo mvuze ndabeshye. Ariko kuba kuki ukuri kuryana kuki umuntu ababwiza ukuri mwaheza mukababara ko utambara kuriye.
ariko mana nubwo ngiye ntambara kuriya ariko nawe azahinduka reka ni gahoro gahoro ni gahoro gahoro. Imyaka ufite ari wabona umuntu ugorora ikijumba oya none azahinduka ryari? ariko maregura umukristo ntabwo ari ngombwa kugira ngo wicare umwigishe ijambo ry'Imana umubwire neza, ntabwo wari kureka kamere yawe ikaza imbere y'Imana ufite muri wowe. Basi wari kwihangana ntuvuge kuriya. Ndi mu bamuncumuje uno kuba ngo amasengesho maze iminsi yose atagaciro hejuru yanyu. Gusa wenda pe kamere yanganje mvuga nabi ndatukana ariko Imana imbabarire. Gusa Imana imbabarire kamere no guhubuka pe ariko birageze nabyihanganira pe. Nukuri pe basi Maka urambabaje Maka mwana wanjye kesi murambabaje ubaje bundi ugiye kuzagenda umuruturira igihugu cyambara bya bintu by'ibishane bigera ku birenge n'ibipoketi bigera hariya umunzane ngo ni umukwe. Oya none gutushyigikiye ko Maka arongorera umukobwa umeze kuriya. Ndega mangiye nizera ko umuntu ashaka guhinduka, nizera ko umuntu yahinduka uko yaba ari mu bikose kandi barabana barakundana. Kandi izindi impamvu akenshi uriya mukobwa yavuye mu kabari yakoraga mu kabari nubwo yakoraga mu kabari ntabwo ukuntu babambara ntabwo yicara rimwe ngo byuke byahindutse. Bigenda biza uko twatangiye gusenga n'ibindi bizagenda biza gake gake kandi n'umwana mwiza agira imico myiza. Abakobwa bamukora mu kabari ukuntu baba bameze, umugabo wese utambutse akubita ku kibuno utambutse akora ku ibere ubanze ukambwira ngo umuntu azahinduka. Jewe nzi abagore benshi dusengana ku rusengero bagiye bakundana n'abagabo badashobotse bavuga ngo bazahinduka n'abagera mu ngo, ariko ngo bari kubira icyuya umuntu ahinduka kuze se gute? Hanyuma se ufite uri Yesu wowe uzamuhindura? Yesu yabikubwiye ko azamuhindura se basi. Ngiye kuzapfa nsabiriza aha hepfo niho duhinga twakuriye hariya imbere niho ntekereza kuzubaka kare kabanza kandi numva byiza umuntu yazakagusha twagize nk'urubanza rundi hanyuma nkagurisha kugira ngo ujye Kigali. Kigali umuntu yagombye kujya agiye gushaka amafaranga ntabwo ari aho kujya umuntu atwaye amafaranga. Nawe zo urajya muri restaurant ukitwaza ibiryo. Kigali niho ari imibereho niho hari amafaranga. Jyayo utigite wemere uburare wemere ukore igifundi wemere ukore ibishoboka byose ushaka amafaranga. Nyine nawe ibyo bintu bubikajije rwose ukabigira birebire. Jewe nicyo kintu gusa nese ko numva utabimfashije urabona mbikwemereye rwose singikwemereye mwana wanjye abo uzabona bose bateye imbere hariya uzabaze niba barasize wabagurishije isambu. Nise papa ngaho mbwira urabona njye imbere ya mama se reba ukuntu yaraka reba uko so wamujya imbere afite iki. Nese urabona mbigenza gute kandi ibi byose niwe wabiteye reba kugira ngo wifate wowe wifate ugenda ujye kubyara umwana mu gasozi. Sha mwana wanjye utazi kare mu minsi shaho rwose mbabarira ubundi biriya bintu bitekereza gute ukifata umuntu w'umugabo nkawe papa ukajya umwana mu gasozi nawe urabyemera koko unusubira n'iki ko atambeshyera. Nese urabona mama kubeshyera yanambeshyera ariko oya ntago kubeshyera none se kuki ntabyemera niba atambeshyera. Papa rega nanjye ubu ngubu ukundeba uko nguko umaze kuba umuntu mukuru ntukanjijisha ibintu ntabwo niyo mpamvu nyine nkubwira wowe kura amaboko mu mufuka aya matiku yanjye na nyoko ntabwo kuyagenderaho niko zubakwa nawe uzarwubaka uzabyumva. Abagore n'abantu bagoye abagore barananizanya sha abagore barananizanya rwose umugore akakunaniza neza ukumva ubuzi ukwirwa. Tuvuge ko ngo ari kukunaniza kubeshyera se ngo wateye inda mu gasozi atananiza asuye umwuka muri mu rugo so kubera nyoko ubusara mutacishije makeya ibintu tukashaka ko hari ikibazo cyavuka koko nawe uzashaka sha ibintu ngiye rwose ntago mbigushimira ubyikosora ibi bintu bivemo kuko niba ubyaye umwana ejo bundi uzongera ubyara uwundi ahandi. Tuvuga ibyo gusubira i Kigali ngiye kugushakira itike ngiye gushaka ko nshoboye kose nkubone itike ugende kandi nzaguhiga ujyana gusa kugira ngo tuzagira agatekerezo ko kugaruka ugende uvuga ngo nsize menye ubwato. Uzi umugani wo kumena ubwato ahantu waturutse urahazi? Hari umwami hari umutware wo kwijwi aza gupakira ingabo ze bagiye gutera kundi musozi witwa kuri Rujyo. Bagezeyo ariko abwira abasirikare ati buri wese mbere yo kuva mu rugo azana ishoka. Hase mutware tuzarwanisha ishoka uzana ishoka uzane n'intwaro zo kurwanisha. Baba bagiye mu bwato buri musirikare wese afite n'ishoka ye. Bageze ku musozi wa Rujyo bamaze kuva mu mazi bambutse aravuga ati rero icyo tugiye gukora ni aya mato twajemo tugiye kuyasa
abasirikare bayahinzemo bose bashaka amanota bazi ngo ubu bwasa akabushwanyagura mu minota mikeya umwami aramugororera bamaze gushwanyaguza amato ubwo umwami buri hariya umwami ababugiyemo Rindira aravuga ati rero aya mato mumennye mugiye kurwana n'izi ngabo zo kuri ryo mufatiye umusozi muzawuture uri busubira inyuma baramutsinda ko mwamaze kumena amato injira muri Kigali nkwamenye ubwato nyine winjijisha ukora ubudasubira inyuma ngiye naje ngusaba ubufasha bwo kugira ngo ndeke ko ari ikintu nagenda ngagira icyo meraho ndayigushakira ibyo nari mbivuyeho ndakubwira ni rero papa ngiye kugenda ikosora ibintu byo kugenda ubyara mu gasozi nanjye izo nama rwose ndazumvisha nizere ko ibyo wabyumvise nanjye ndazumvisha njyewe ndamubona rero tubana hano ni umwana mwiza afite imico myiza uko umubona inyuma n'ukuntu yambaye bitandukanye n'ukuntu ateye nawe ndabizi ko umaranye nawe iminsi wamukunda hanyuma se nshuti yanjye ko iryo banga Imana riduhishe wowe wagize impano yo kureba mu mitima y'abantu ryari ntabwo ndebamo none uvuga ngo umuntu n'umwana mwiza ushingiye kuki nshingira kuko mubona nyine mu buzima bwa buri munsi hano ukuntu yitwara n'umuntu mwiza pe afasha imirimo afasha ibintu byose nta wundi muhungu ndabonana nawe nta yindi mico mibi muri make namubonana nawe niyo mpamvu mufitiye icyizere Kesi nyumva neza mukobwa wanjye njye nafashe igihe kinini cyo kubasengera ngira umutwaro wo kuvuga ngo abana banjye bazakure bameze neza mu buryo bw'umwuka ndahiye ukuri kw'Imana Imana yampamagara ntago mumaka yabana umukobwa w'indaya aba n'umukobwa w'umusinzi aba n'umukobwa ufite ubukerekere Imana nakoreye kuva nyiri umwana Imana nawe ugeze aho nawe urimo urakabye kamere yawe irimo kukuzamukana igakabye kubera icyo urimo kubacira imanza ariko wategerejeho gake ukareba mbaje musaza wawe ngo uwo mukobwa ari umusinzi urabizi ntambwiye ngo yego ni umusinzi ariko azahinduka none se wowe kuva kera uko wavutse niko kimeze ntago nta makosa wagiye ukora wenda mu buto bwawe wagiye ureka ukavuka mu Kristo wa nyawe abana baje barabaroze barabarangije ako matinya umukobwa wemeye tujye tubyukana saa 9 tugasenga uwo muntu urumva ibyo atari byo bikomeye kurusha uko yakizwa no mu buzima busanzwe mu cyumbereza uri ataba ari idini ryaje hanga hari kubihishamo mwana uri murarengera Kesi ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3 ubwo tuzareba ari mwebwe nanjye abafite Imana nyakuri yumva niba Imana yemeye ko umukazana w'idini menye ngo Imana dore ukase mpaye umukazana w'idini ahubwo uzi ikindi ma ahubwo basengera urukundo rwabo rukomere Kesi geza aho ngaho uri kwigisha mbi uburi iki cyanzanye hano koko Sandi makuru mata agenda yo waranyanze aho se nakwanze bikunda kumbwira ngo narakwanze suko mama uheruka iwanjye ryari shamuntu afite ibyo ari kurwana nazo se nanze kugusura z'amabanga tugira nawe ndayaza ariko ahubwo se wowe iyo ubonye ntinze kugusura nta nubwo utekereza ngo mvuge ngo niki mama mwari yabaye kandi aricyo kinzanye uzi ko umuntu agira aricyo akagenda azi ngo umuntu azamukumbura ahubwo ugasanga yaramwibagiwe urabona imyaka mba ndiho mbwira umugabo ufite nuwahe none nawe pe ubundi kubaga nkifasha ese gusaza ku gacupa ubu warashaje urabyemeye ko ndashaje reba umuhungu mfite uko angana reba umukobwa mfite uko angana uriya muhungu yazana gukubita uriya ntabwo wahehe ibyo wigiraga reka nkubwire nta rutugu rujya rukura ngo rusumbe ijosi ku buryo se wateretana n'umuntu uriya muhungu akabimenya wageze banateretana ubundi koko tuvugishije ubu se aka kanya uriyibagiwe reba abana babiri mfite bonyine nk'umugore udafite umugabo simba narandagaje urubyaro nawe nkuzanira ngo mfashe kubyara se n'itegeko ushobora kutabyara ariko biriya binyagwa ntabwo nabyishyirira mu mubiri ugiye kuboneza urubyaro ntagira umugabo aho umukobwa we umva nahuye n'ibibazo ushaka ngo nta mugabo ugira niba umureka yego nakuri asa abagore mufite abagabo muha mwiryagagura avuga umugabo arananiye naho nyamara natwe tutabafite wowe wumva uzi kugira ngo uryame wumva umuntu azanye akaboko arakwigira
cyagihe ukonje ntajya ubyihorera sha mwamwiriza aba ni abandi bagabo shora ntabwo ari Rudoviko mbana nawe aha ngaha gusa kandi ndakubwiye ngo umugabo yarampindukanye mbana umugabo sigara nibaza niba ari Rudoviko tumaranye imyaka 20 n'ingahe aguhinduka ashaje we ashaje ngana kuriya ubwo se inkuru we ntizakugezeho ko nzi ko zasakaye ahantu hose ko nabonye hari abagore bashinzwe kwirwa bacuranga bavuga amagambo bavuga umugabo wanjye we ntazakugezeho oya si no kwijijisha nicyo nari nje kukubaza buriya inkuru numvise kuri Rudoviko kubona k'agakobwa kepfiye akatiyubaha habe namba kakaraya ngo kanarwaye sida none so abazimu bashyo we ye karwaye sida ese ibyo bintu arabihamya wowe uribaza ko uriya mwana ari wowe oya ntabyo nakwemera uriya mwana wa Munyana ni Rudoviko amakuru ndayifitiye neza gutya kandi mama umwana nuko abantu basenya ingo z'abandi ntawa nsenyeye ibyo bintu ndabizi neza nanabihagararaho uriya mwana ni Rudoviko Rudoviko ati kumutera inda yaragutumye ni ngombwa se kuntumira ese uriya mwana nta nubwo mureba uriya mwana wabonye kano kabongo shuke k'inyuma uramwitegereje sha byihorere mwana uriya mwana ni Rudoviko uriya mukobwa aherutse kuntuka ese uza agahinda mbana nako umukobwa yaragututse yarantutse aranje arambwira ngo ni mame hamwe dusangira umugabo hey arcyo sha wagiye ureka ko umuntu aba umva mfite agahinda kenda kuzanturitsa umutima kuki utantumiye ngo nkagushishimurire nkwereke urabeze sinyanywera biri uriya se baramushishimura umva rimwe nari ngiye kugatigisa nk'ikivuzo ndifata Rugwe isosi yagwemesheje uteze kandi ndugu yangu ushobora kwemera kukaga ngo akuranga amabanga yanjye nawe yose kayazi uretse gato ubwo mukora kariya kantu k'akazingo karekare kandi ngo nibaye nakuhera umugina kasanze nicaye yaranze mu ntebe karanga ati wapanze byo kwica amabaje no cyara kigo kijyango kizanga ibyangiye kubishyira hanze Jesus utambwira ko usiga kuganira n'abakozi dirozanye nawe reka da nese iyo turi kuvuga nta rundi muntu ubona iruhande rwanjye ahubwo bafite ingeso yo kumviriza dukora iki gakire wumva ibintu wakoze byari byo ese wande ucyambere cyo kandi arabikubwira ubundi diro yizi nakazo kuza kwicara hano mu rugo rwawe mbavuga mu tunagare tuwari ariya tupukanga gahunda zacu nk'abantu b'abagabo hano mu rugo hari abantu bacaniye amazi yo gufata amatasi bafata iki ubu none urabigenza ute nyine dukora iki mbwira ikintu twakora kuri kara gahunda aho kugira ngo tuve mu zangi ibintu byacu birapfuye kandi zashyu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 shy
namwemerera kumuha amafaranga akazaceceka ariko nta cyizere mbifitiye kugeza kandi nta wundi arabibwira nawe aramutse nawe umuntu arabibwira rero reka nawe tumufangire tukice dukoranye na yembwa nakoze ko ari byo ubwo turi kwitabara niyo turagendamo nk'igitambo nawe bigendereho nawe nagomba gupfa kandi agapfa mbere ya Karine kuko tuwishe Karine mbere y'abahena n'ubundi ntacyo twaba dukoze gahunda niyo ubwo byakomeye turi kwitabara gutabara amaraso yawe ariko reka gakire aho nibyo nakubwiraga iriya kamyo igeze Mombasa iminsi ibiri bigeze hano ariko tuzi ko daciye Nairobi abashoferi ngo bajya babantuza muri demission nta mafaranga bagenda barya ibyo numva nkuko byari bimeze ikamyo igeze Mombasa baciye Nairobi cyangwa i Kampala hajya muri Uganda ngo bugeze hano tubona kudirugana business databuja rero reka nanjye tuganire business kuri kubivuga esi z'amakamyo nawe waziko burya bajya bavuga ngo abaho umuzimu w'umuganda w'umunyakenya n'umunyarwanda w'umunyarwanda rero burya kuva kera yamyakaze pe icyo bitaga impigi ko naje ngo tuganire business n'abakozi bawe bari birimo wikora mu mutwe nimba ari umwanya wo kuganira n'abantu bawe bwagiye wikora mu mutwe bashaka kunyica nk'ukicwa n'amacumwe acanye muranyica murabona ko jyewe napfa njye niyo napfa nagaruka kandi nabahagama
urumva mwebwe sinabumvaga se ariko reka nkubwire ibyo bintu uriya mukobwa no kugira ngo agucunganishe n'umugabo wawe cyangwa kubera ko ubona uri ikigore cyiza kandi urabizi ubushobozi urabufite ntiwiyemera aragira ngo aguteshe umutwe ntabwo Rudoviko wigeze aryamana na ririya shyano kuryamana bararyamanye si na rimwe si na kabiri si na gatatu si na kane njyewe ubwanjye namwifate bari gusomana wambabariye umukobwa arambwira ngo tuza dusangire umugabo uri umugore nka bundi ibyo bintu tujye tureka amagambo ibyo bintu Rudoviko abiziho Rudoviko numenya amakuru y'uko nguriya mwana ari uwa Rudoviko yarabikwemereye Rudoviko yanze kunyemerera ko umwana ari uwa ariko yanyemereye ko basambana Rudoviko yemeye ko yarabyemeye ko basambana kuko ngerega naramwifatiye imbere y'umuryango wa Rudoviko ni ikigoryi gicucu iki nicyo kigabo kiremerera umugore wacyo ngo nsambana na runaka ndebera ukuntu angana cyarangiza kigahakana umwana kivuga ngo kirasambana aho yariyemeye ntabwo ari byo aherutse kumbwira akumana kumbwira uzi ko mbonye n'umuti wo kwiyahura nakwiyahura oya we uzi ko aherutse kumbwira wa umusazi ngo impamvu ngo nanga abana ngo nuko ntakomeje kubyara ngo nabyaye umwana umwe ngo nk'uw'ingo none se agiye kukubyarira none uzurere ariko reka nze nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze kandi unyumve Rudoviko ari mu kigari niba kari akagore karakubwiye ngo hagarara musangire umugabo no kugusaza kuko se uriya mwana agiye wenda bose ni nacyo narinje kukubwira kugira ngo udakomeza gusara wisararanga ngo umugabo wawe ariko nyine niba Rudoviko arakoze ubugoryi nabwo kukwemerera ko basambana gusambana rega ntabwo wabimakanira ko narabifatiye ako se bafasha wowe bari gusambana bafasha bari gusomana si inyoni zo nizo zidondana iminwa inyoni zo nizidondana iminwa wese ko ntarakubona uri gusomana uramenya nta minwa ugira iyo misomano ugenda isaziye hanyuma se urashaje kurusha Rudoviko abagabo se bajya basaza mbase uriya mwana rero ako se wamugani tuzamenya sarinde wamenya se sarinde none ikintu kimbabaza uriya mukobwa arwaye sida kandi Rudoviko yemera ko basambana yo urazima nawe urayirwaye njye ntayo ndwaye urayirwaye twajyanye kwa muganga mama mwana mukoresha bya bishashi njya numva se hano ku mpindukiza wagira ngo ari guhindukiza umwana yabyaye nyamara iryo ni ihohoterwa hanyuma se ubwo se biba biheruka ryari ko ngenda ngapfubirana agahinda kakanyicira mu buriri warapfubye yewe usaba adafite abagabo tuzajya turira n'abafite abagabo mu nzu murire niba n'udafite umugabo uri inyabyo ukajya ku ruhande ukagira uko wigenza hano se nibura ngo anambwira ati tubigenze gutya bibe gahoro gahoro kwa kundi nyine uba umeze neza reka ubwo bavuye kuri iryo shyano n'uguhindukiza ifarashi yagiye kwicaraho icyo abikora mva icyo nzi cyo inkuru nari nkuzanira kugira ngo nguhumurize kubwire nti umwana ntabwo ari uwa Rudoviko umwana ni uwa Gashamura kuko nanjye ubwanjye Gashamura yarabinyemereye byasanze igihe yageze kuza asanga ngiye kurwana na ririya shyano rye Gashamura yaranguyemo iyo kotsa ngo simukubitire umugore ubwo se hagati ya Rudoviko na Gashamura umwana ni uwandi ubwo na Gashamura yaranduye Gashamura base yaranduye nabumvaga rwose noneho namufite gahunda yo kwica wingura mu maso urashaka kwica mama ukirenza umwana we nta soni ugira uraniga nkande nta kintu mwantwara uri kumva kandi matiba uri kubyumva neza uba ufite rikoni nziza cyane urumva arankanga mu rugo ngashaka kwica mama ngo nanjye andenzeho Karine ninde Karine niki cyane ubura ndi hano nkande winkanga da matiba nibyo ubifotore nizera kubimeze neza da iki databuja yakomukira databuja waraje kwisebya ikizimu cyawe ni igisazi wavuye ngaho ukagenda tunzabasaza no wice Karine umunangure nandi nangure n'amatiboro umunangure kuko twese twabyumvisha inde wico ndi wanwe zatunze kuza gusindira abantu koko ubu nagwa wasinze nsinda bya biganje bisigaye bisindisha noneho munyice nase munyice rwose munyice
munangure murundi ibi ni byo utunze na ukabyemera nica rwose njye ndakumanikiye tagira kudutera amaguru ndapfa kandi sindi bukugore kuko simbyibushye yewe nubwo ndi muremure ariko singusumba nica rwose uri umuntu w'umugabo ukigiho ni uru rupfu rwawe ruri mu biki uje kwiyahura ku bantu ndagira ko imigambi yose mufite ihe migambi wowe dufitanye nawe nari kintu mvugana nawe mbere yo gupfa hazabaza imitwe yacu nta kindi nkubwiye kandi mwese muri ibigwari muri abagabo b'ibigwari rwose abantu bumva ko gukemura ibibazo ari ukwica bagenzi babo koko mbere yo gucika wanjye hazabanza uwo wawe w'ibyago urantanga iki kandi ari mu rugo nta kibazo umbwira rwose umenye ko byose ndabyumvishije cyane bakira njye nawe byanjye birangirira nta deni nkurimo ntacyo unyishyuza ntacyo mbaza baga wifashe nise amafaranga yanjye nagwaye amafaranga nyine urambaza iki amafaranga nagwaye birangira gutyo kwavuganye umuntu hajemo babiri hajemo batatu karitse urugo rwawe rwose ngewe aya waba iki baga wifashe nta kintu mvugana nawe ahubwo kugira inama iruta izindi guhera aka kanya fata kare numufate nk'umugore wawe aramusa sitaye aramusa arwaye igishona akagira cyabo inyana zimba ziragufungisha ubuzima bwawe bwose baga wifashe baza amafaranga bazuza amafaranga nta mafaranga nkurimo nzira amafaranga urimo se amafaranga yari ese narugira nyindutse kandi iby'amafaranga byarangiye rwose ikintu cyonyine mvuga nkurimo ni kimwe gusa nuko aba bakaritasi n'ibeshye bakabisohora umuntu wabo icyo nzagufasha ngo bagire gusaza gusa icyo cyonyine iby'amafaranga byibagirwa umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze